umuntu nk'uwo niki cyabimukoreshaga atari urukundo rwo gukunda Imana. Icyambere ntabwo ararindiriye inyungu zizava mu byo bazamuha, ntabwo ararindiriye inyiturano bazamuha, ntiyararindiriye ko bazamuha andi mahirwe arenza yari afite y'agasozi ke, ariko yaravuze ngo reka aba bantu mbahaho kuba bakorera uyu murimo w'Imana bakora iminsi yose bazabaho, bazabe bafite ahantu. Urukundo rwo gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu rugutegeka gukora ibintu kandi utari bwicuze, kuko ndagira ngo mbabwire, niba dukora ibikorwa by'urukundo hakabaho kwicuza ndetse n'andi majwi dusanga tubwira ngo ibyo wakoze n'ubusazi, ngo se buriya kari gasozi ugatangiye iki? Uzi ko uyu munsi nkubwire tugira abakristo utanga icya 10 mu rusengero, wabiganiriza mugenzi wawe ngo ujye utanga icya 10 akakubwira ati warasaze n'ay'abapasiteri, ariko wabaye ese ubundi urajya kubafasha, urabafasha warusha ubushobozi? Ese pasiteri urabona atagendera muri vewiti, urabona ahatuye, urabona utari mu bukode? Abantu bakirengagiza itegeko ry'Imana bishingiye ku magambo babwirwa. Ndagira ngo muzira nkoni uyu mwanya, nubwo utari pasiteri uri evangeliste, uvuge kuri iki kintu cyo gutanga icya 10 n'amaturo ndetse no kwitangira abandi, gufasha imfubyi, gufasha abakene, gufasha abababaye. Ibi bintu twabihuza gute kugira ngo abantu bamenye ko ari igikorwa cy'urukundo kibibatera? Kuko atari urukundo ntiwagaburira abandi, wahera kuri bene wanyu. Atari urukundo ntiwajya gufasha imfubyi, wahera kuri bene wanyu bakennye. Ibikorwa byose byitwa iby'urukundo dukora, Imana ibivuga iki? Amaturo, icya 10, kwitangira abandi. Ese wavuga, hari n'ababikora batya, nkubwire ikintu cy'ubuyobe kibaho, ngo icya 10 nari butange mu rusengero, ngo ngiye kukigenda ajye kugisurishamo abarwayi kwa muganga. Ngo icya 10 nari butange mu rusengero, ngo ngiye kujya kukishyuriramo inzu ya runaka. Ibyo bintu biremewe mu ijambo ry'Imana? Hari amaturo ubwayo y'umutima ukunze Imana, hari icya 10 Imana yashyizeho kugira ngo gitunge abalewi cyangwa se abatambyi bo mu rusengero. Hari no gufasha abakene, no gufasha imfubyi, no gufasha abapfakazi kugira ngo babashe kubaho ubuzima bugendanye. Ese Imana irakubwira ngo hagarika ibukora ibi, cyangwa byose dusabwa kubikora nk'ikimenyetso cy'urukundo dukunda Imana na bagenzi bacu? Imana iguhe umugisha. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Ikintu ushaka kuvuga ubanze wibaze ngo ese menye ko umuntu ashonje, ejo naratanze icya 10, navuga ngo natanze icya 10 sindi bumugaburire? Uwiteka himbaza. Amen. Icya 10 ni itegeko ry'Imana, kandi icya 10 gifite inyungu ku buzima bwawe, kuko Bibiliya iravuga ngo nimuzane 1 mu 10 n'amaturo byuzuye mu nzu yanjye, murebe ko ntabagira gute, ntabasesekazaho umugisha, mukaburaho mu kwiza. Uwiteka himbazwe. Amen. Hari n'abantu bibaza ngo ibya 10 bijyahe. Ibaze noneho kutaheruka gutanga icya 10. Iyi YouTube n'izi kamera twaziguze iki? Mwamahabwa icyubahiro. Oya, n'uyu mwanya dufata wo kugira ngo tuze gukora ibiganiro bidutwara amafaranga. Reka duhere kuri aya mazi tunywa. Aya mazi tunywa ntabwo tuyikorera. Urya niyo wagura agacupa k'amazi ukavuga ati abantu niba nicara bazanywa amazi basa, niba nagenda muzira ngo ni uza, ndabizi niyo wagira imodoka wakenera essence, niyo kandi utaba ufite imodoka uri buze gukenera moto cyangwa se taxi voiture igutwara. Byanze bikunze uyu murimo dukora icya 10 mwamahabwa ibintu byinshi bikenerwa. Icya 10 Bibiliya ivuga ngo ni mubizane inzu yanjye ibe mu ibyo kurya. Mwamahabwa icyubahiro. Ariko muzira uzi kubona abakristo bafite pasiteri ushonje, usibye ka abonyobora barabizi, nawe ubu mvuze ngo banyicishije inzara nabambabeshye. Ubu urabona nsa n'umuntu ufite inzara. Wivuga abakristo wivuga pasiteri ushonje, hari n'abamuzira nkoni bari mu rusengero bashonje. Pasiteri kandi murahari. Twese iyo dutangiye amatorero turavuga ngo itsinda rya social. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Mwamashimwe cyane. Hari ibintu byinshi ahubwo iki cya 10 abareba ntibakikibona. Twishyura umuriro, twishyura rente. Mwamahabwa icyubahiro. Tugura amamikro, tugura amabatire yo guhinduranya muri mikro. Installation zipfa buri munsi. Abareba ise barya iki ahubwo? Ubundi se utekereza ko icyo tuvuga rero mwamahabwa iki? Ubundi urukundo nibyo nababwiye. Urukundo ntago rirebaho ibintu bigiye, ahubwo rworoherwa naho bivuye. Asa n'ahatuye umutwaro. Icya 10 ntabwo ari icyaha. Ngira umukristo umwe reka muvuge ukomeze muzira ngo
ihangane ni amahoro. ndi kumva ko hari ibintu ushaka kuvuga uranabivuga. Mbana- Reka mvuge umukristo umwe. Hari umukristo umwe ajya ampamagara, ntabwo ari bose, n'abandi harimo abatanga kimwe mu icumi, ariko ajya ambwira ngo pasiteri we uriho untura umutwaro. Ese wabaye iki? ngo nahembwe, ngo kandi sinshaka kugera mu rugo ntari nabanza gutanga kimwe mu icumi ngo nansabire umugisha. Arampamagara, tumaze kuva 2016 kugera 2021 arabikora. Ajya ambwira ngo raporo nk'umugabo nyimuhana amaze gukuramo kimwe mu icumi nanagitanze, ibindi agenda akora ibyo ashaka, yayarya yayanywa yayagira ate, ariko uyu mutwaro wavuyeho. Uzi ikintu Imana yamukoreye? Wenda aragiye abantu bavuga ngo si ubundi byamumariye iki? Kuva icyo gihe abonye akazi, yaramaze imyaka 5 atagira akazi, yararangije kaminuza. Kugeza uyu munsi tarongera kubura akazi, buri mwaka agira promotion, arazamuka. Imyaka igera muri 4 akoreye umushahara ndashobora kuvugira hano. Ahora ambwira ngo pastor, niba ari umugisha nagize, ibindi wenda birananira, ariko cya 10 ntanga burya niyo mahirwe nagiye nzamukiramo. Arambwira ngo mwijoro aryamye, Imana yaramubwiye ngo iyi ntambwe nguteje nyiguteje kubwuko wakunze gutanga kimwe mu icumi nk'uko ijambo ryanjye ribivuga. Ngo abone umuntu ari kubimuganiriza, ntiyananditswe ari jewe, ngo ahita aravuga ngo nanjye nzabikomeza. N'ibindi arabikora, amaturo arayatanga, ibyacuma arabitanga, gufasha abakene n'uwambere, gufasha bene wabo n'uwambere, gusura abarwayi arabikora. Ibyo byose abikora neza kandi yahawe umugisha. Rero gukorera Imana nta gihombo. Amaboko atanga nta kena, Mwami ahabwa icyubahiro. Amen. Amaboko atanga ntabwo ajya akena. Yesu ahimbazwe cyane. Kandi iyo wubatse umurimo w'Imana ntiyananirwa kubaka ibyawe. Ikindi tureke kubirebera muri promotion, nutanga icya 10 ujye ureba ese ko nagiye gusura abantu mu bitaro, ngiye nagiye yo kangahe cyangwa najyanye yabanje kangahe. Icya 10 kiturinda indwara, icya 10 kiturinda kurwaza, icya 10 kirinda ibyago amahema yacu, kiturinda Mwama habicuba. Yirubwo ngo nzagomorora imigomororo, ntago ari imigomero y'amadolari n'amafaranga n'amayero gusa, n'amahoro adakuka, n'amahoro ahoraho, amahoro mu rugo rwawe, mu rubyaro rwawe. Mwama ahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Hari umugabo Reverend yigeze kutwereka, aratubwira ngo uyu mugabo twarabanye ariko mureye imodoka twara. Naramubajije ngo byagenze gute, ati burya twahembwaga 600 nkazana 600. Ati ubwo twebwe twahembwaga tukavuga ngo ni muze tunywe icyayi, dore ubukene buratumaze, wowe burya wakuragaho ugatanga icya 10. Ati nicyo nakoze. Mwama ahabwa icyubahiro. Rero iyo reka mbabwire torero ry'Imana, mu itorero tuhigira byose. Uko twiga kwihana ibyaha no kugendera mu ngeso za Gikristo, twiga n'umuco wa Gikristo, twiga n'amahame n'imyitwarire, twiga n'imigenzo ya Gikristo. Yesu ahimbaza. Rero ntukifuze yuko bavuga ngo urakira indwara cyangwa uratera imbere ngo bananirwe kukubwira umugisha Imana itanga iturutse mu gutanga. Mwama ahimbaza. Abantu bishimira yuko bababwira ngo Imana iguhaye umwana, ariko ntibakubwira yuko umwana uzamutura Imana. Ana akimara kubona umwana yamuzaniye Imana, ntiyamuzanye atwite umukurikiye, ahubwo yarahagaze aravuga ngo uwari ingumba byaye 7 ntawera nk'Uwiteka. Nta nuriro wa kabiri yari afite, kandi ndakubwiye ngo ntago bigaragaza ko yari atwite ndimukurikira, ariko yaravuze ngo aho uyu mwana avuye hari abandi barindwi. Yesu ahimbaza. Amen. Nicyo cyatumye Abrahamu yitwa sekuruza w'amahanga. Ndibuka umugabo umwe Dawidi yarampinyuje ngo yifuje yagize inyota ngo yifuza amazi yo kwirembo i Betelehemu, ngo havamo abagabo b'intwari bibiharamagara ngo baragenda baharamagara yabo, bararwana bavoma ayo mazi barayamuzaniye. Ngo bayamuzaniye aravuga ngo ntibikabe, ngo kuko nyoya aya mazi byaba bimeze nko kunywa amaraso. Ngo yabyarira imbere y'Uwiteka, aravuga ngo iri ni ituro. Bivuga ko naho yari yarabuze ituro. Ituro ntiriba rinini, ituro ntirigira izina. Yesu ahimbaza. Y'amazi ayatura imbere y'Uwiteka, ayasuka imbere y'Imana, ngayabyarira imbere y'Uwiteka. Hari igihe rero umuntu ashaka gutura, hari igihe asigarana, ariko gutura n'umutima ukunze. Isa na wa mugore, si ikigega. Aya mazi ntabwo urimo kuyumva, yari afite inyota yayifuje, ariko yanga kuyanywa. Ayabonye ngo yabyarira imbere y'Uwiteka, yanga kuyanywa. Mwama ahabwa icyubahiro. Harimo n'inyunga ariko muzira ngo ni nubwo uyu munsi utabivuga.
inyungu zirimo. ngewe navuga inyungu. rimwe na rimwe hari igihe dutekereza ko ibikorwa byacu birangirira hano gusa, ariko burya hari inyungu zigaragara n'izitagaragara. reka nse no guha ku nyungu zitagaragara ariko zinagaragara mu bundi buryo. Imana itanga Yesu, twatangiriye ku ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Itanze umwe, ariko mbarira abantu bakurikiye Yesu uko bangana. Yatanze Yesu ari umwe nk'impano n'igitambo gitambwe kubw'ibyaha bya benshi. Ariko ureba abantu bakurikiranye Yesu, niba hari umusitari ubaho, niba hari abasitari babayeho n'abazabaho, nta muntu uzakurikiranwa nk'uko Yesu akurikirana. Si ugukurikiranwa gusa, abamwizeye. Mwibutse ko hano mu Rwanda ubushakashatsi buherutse gukorwa, statistique iherutse igaragaza ko ubukristo bugeze kuri 93%. Abapagani urumva atari 7%. Urumva se atari igihe gitoya abanyarwanda bose tukaba abakristo. Nitugira umwete wo kunga ubumwe n'urukundo, tuzagera 100%. Rero ndagira ngo mbabwire inyungu zirahari. Izo ni inyungu z'uburyo hatanzwe umwe harokoka benshi. Reka mvuge ku kindi gitambo cyatambwe Isaka. Isaka yatambwe ari umwe, aragarurwa. Agaruwe urebe Isiraheli yose ikomoka kuri Aburahamu na Isaka. Baravuga ngo Aburahamu yabyaye nde? Isaka. Isaka aratambwa, aragaruka nk'igitambo kigaruwe cyangwa se nk'uzutse. Agarutse abyara nde? Yakobo. Yakobo abyara imiryango 10. No kuvuga ngo igihe cyose ukoze ikintu gikoreye mu buryo bwiza bw'ubumana hari inyungu. Navuga ku rundi rugero rw'ibifatika. Ngenza umuntu umwe yatanze isaha. Urabona isaha bino bisanzwe isaha. Arayitanga, amaze gutanga isaha aragenda yari ari mu giterane abwiriza, ahabwa isaha we ihenze. Yari yatanze isaha y'amadolari niba ari 10. Ahabwa isaha y'amadolari 15,000. Yicaranye n'umugore we, abwira umugore amubwira ati twatanze isaha, none tugaruriwe iki? Isaha. Ati none reka dupange twige no kubiba amafaranga, twige no kubiba ibindi. Umunsi umwe ari kumwe n'umugore afata $1,000. Aravuga ngo reka tugitange tukibibe, kuko namaze kubona ko iyo tubibye mu bwami bw'Imana hari ikigaruka. Batanga cya 1,000 nta nayo kurya bari bafite. Arangije kugitanga, umunsi umwe ari mu giterane babwiriza ubutumwa bwiza, kwa kundi tugenda twese tukajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Umuntu aramubwira ngo mwene data, ati kubw'ubutumwa wabwirije Imana yambwiye ngo ngire icyo nkubibaho, ngo kuko ukunda kubibira umurimo w'Imana. Aragenda amubibaho $100,000 by'amadolari. Icyo gihe ntiyagiraga haba, atangira kubona aho kuba, yiga kugenda nawe akora mu bwami bw'Imana nubwo abwibaga ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mvugane n'imitima idukurikiye cyangwa se n'abantu badukurikiye, uko nubwo abantu badukurikira ariko imitima niyo yakira. Ikintu cyose cyaba gito, wavuze ngo nta turo riba rito, nta n'ituro rigira izina, nta n'impano iba ntoya. Aka gacupa k'amazi gashobora kundemera ikintu kidasanzwe. Muzira ngo agacupa k'amazi gashobora gutuma umuntu yiturwa ikiruta agacupa k'amazi. Ndagira ngo mbwira abadukurikiye, ibyo mukora byose, imirimo yose mukora hari ingororano. Uzasoma Abagalatiya igice cya 5 n'icya 6 n'umurongo waho w'9, aravuga ngo bene data, Imana ntinegurizwa iki? Izuru, ahubwo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Umuntu ubibira mu mubiri we azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka azasaruramo ubugingo. Si nicyo gusa, azasarura n'imigisha. Mwibutse ijambo Yesu yavuze muri Luka igice cya 8. Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 8 ngira ngo ni 37. Haravuga ngo mutange namwe muzahabwa, urugero mugereramwo abandi, cyangwa urugero rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye, mugereramwo abandi, namwe nirwo muzagira ute? Nibwo muzagererwamo. No kuvuga rero igihe cyose icyo ukoze cyiza kivuye kundi baye umutima, byanze bikunze ukiri muri iyi si wagisarura. Kandi ubaye waravuye muri iyi si urubyaro rwawe rwagisarura. Tidukorera kugira ngo tubone inyungu nk'uko abivuze, ariko hari igihe Imana yemera kuziduha kugira ngo tumenye ko ibyo twakoze bitabaye imfabusa. Nicyo nendaga kuvuga ngo inyungu nazo zirahari. Imana iguhumugisha. Hari ijambo wakongeraho mukanya tugasoza tugasenga Imana? Mvuga ngo ngiye navuga ngo nta utiteze inyungu, suko inyungu zidahari,
ahubwo iyo utegereje inyungu uko nguko kuba ari kuvunjisha umwami ahabwa icyubahiro ariko gutanga kuvuye mu mutima ukunze ubona inyungu kandi iyo nyungu ntabwo ari inyungu ni umugisha uturuka ku Uwiteka Imana kandi ntuba uhwanye n'icyo watanze. Imana iguha umugisha mushumba kugira ngo wasoze. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Twari ku ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga impano yitwa umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Twavuze mu buryo bwagutse uburyo umuntu agomba kugira urukundo n'ibirango bigaragaza urukundo, ariko kandi wibuke muzirango n'intare nanasoza buryo umuntu wanga mwene se numwicaye. Siko biri bivuga ntabwo barigeze gukunda Imana ngo ntiwakunda Imana utarabona kandi wanga mwene se. Ese wanyemereye mbere yuko dusenga nkaguha ahantu usomera kugira ngo abantu bahumve neza uburyo uru rukundo rukwiriye gushikama kikaba nk'igitsi ku mutima muri twebwe. Ndagira ngo ndebere mu rwa mbere rwa Yohana wenda tuze gukomerezaho dusenga ariko abantu babyumve dukore conclusion dukoreye conclusion aha hantu. Unyemerere rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 uhere ku murongo wa 7 usome ugere nko ku murongo wa 18 tituhasobanura ni ukugira ngo bibe ibintu bigaragara bifatika iby'Imana ishaka kutubaho. Niba Imana itubwira urukundo dukwiriye gusa narwo tukagenda nkarwo tukavuga nkarwo tukagaragaza ibimenyetso muri twe by'urukundo. Imana igumugisha. Imana n'urukundo, gukunda Imana na bagenzi bacu. Bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Umuntu ukunda wese azimana kandi iyo mbuto imurimo y'urukundo yavukiye ku Mana. Uwo muntu yavutse ku Mana. Akomeza twumve. Udakunda ntazimana. Umuntu udakunda ntabwo azimana kuko Imana ari urukundo. Kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe ni uko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki ni mu rukundo ruri si uko twebwe twakunze Imana ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Bakundwa ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Uhereye kera kose ntigeze kubaho umuntu wabonye Imana. Nyamara nidukundana Imana iguma muri twe. Urukundo rwayo rutunganirizwa muri twe rwose. Iki nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twe. Nuko yaduhaye ku mwuka wayo. Natwe twarabibonye kandi duhamya ko Data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana. Imana ikaguma muri we. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka kuko uko ariko turi muri iyi si. Mu rukundo ntihabamo ubwoba. Ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba kuko ubwoba buzana igihano kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganyijwe rwose. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo ngo ukunda Imana akunda na mwene se. Urakoze cyane. Haleluya. Aya magambo sinshaka kuyavugaho byinshi. Turi ku musozo wo gusoza inyigisho. Niba twitwa ko muri twebwe twamenye Imana hakwiriye kuba mu rukundo. Imbuto z'urukundo. Urakoze cyane. Hakwiriye gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu. None Bibiliya bivuze neza. Burya akenshi nibi bintu tuvuga ngo dutanga n'ubundi nibyo twahawe. Nintanga umwambaro navutse nta mwambaro nambaye. Nintanga urukweto navutse nta rukweto nambaye. Nintanga amafaranga navutse yewe nta na banke ngira. Banke si yanjye burya nubwo itubikira yitwa iyacu ikitwa ububiko tubikamo
ariko mwibutse ko zigira ba nyirazo bazihagarariye. Muri ubwo buryo rero iwanjye ntihari ya banki, cyakora banki irambikira n'ibyo mbika, nubwo bivuye muri iyo mirimo y'amaboko yanjye. Amaboko nayahawe nande, amaguru nayahawe nande. Niba bivuye mu bwenge bw'ibyo nize, ubwenge nabuhawe nande. Niba ngize amahirwe y'ibyo ndonse, menye ko n'ibyo ngibyo bivuye ku Mana. Kuko igituma tugorwa no gutanga no gukunda no kugaragaza imbuto z'urukundo nuko ibintu duhawe tubigira ibyacu. Ariko muri ibyo yaravuze ngo ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe. Ese nabura iki ngufite? Donc Imana niba iduhagije, niba ari iya mbere muri twebwe, ntitwagakwiriye kugorana no gutanga. Impamvu umukristo adatanga ituro asabwa n'Imana n'iryo yanatanga ubwe ku giti cye, igituma adatanga kimwe mu 10, igituma adashobora gufasha abakene, igituma atasura abarwayi, ni ukudakunda Imana. Kuko iyo ukunda uratanga. Kubwire umunsi nakunze umukobwa nashakanye nawe, banciye ibiguzi by'inkwano nubwo ari bitoya. Wibutse ko ibyo badusaba bari bito kubyo bakoze ku mwana. Tekereza kubyara umukobwa, kumurera agakuru, kumurihira amashuri, kumufasha akaba umukobwa mukuru maze kugera mu kigero cyo gushaka. Warangiza ngo bagukosheje miliyoni ukavuza induru ngo ariko ngo muranca menshi sabwo baguciye ikiguzi wayabona. Ikiguzi cy'urukundo ntikibaho. Ibyo bakoze ni nko kuvuga ngo reka turebe ko nibuze haboneka fanta zo gusangiza abanyamuryango kugira ngo bishimire ko twareze umwana. Ariko ubundi bavuze ngo baguhe fagitire y'umwana, mbwiruza ukuri umusore wabona inkwano nini. Rero basore mudukurikiye, ntimukivovote ngo mwarakoye, ndimukanabicyurira abo mwashatse. Ahubwo ni ikintu gito, ni sembole, ni ikintu gisemboliza, kigasemboliza igikorwa cy'urukundo. Kubwo uko nakunze umwana, iyo fanta munciye ngiye. Donc uyu munsi uburyo Imana yadukunze ikadushyiraho ku isi, ikaduha ibintu, niyo yabiduhaye. Ibyo twirata ngo gakondo, ngo amazu yacu, ngo imodoka yanjye, ngo akazi kanjye, utari wabona akazi wari ufite. Kandi mwibutse ko nta uvuka n'inzu, nta uvuka n'imodoka ngo bamubyaranye imodoka, ngo bamubyaranye inzu. Hari umwana wari wabyumva? Ngira ngo anavutse yaba ari akadayimoni cyangwa ari akadayimoni kazi. Muri ubwo buryo rero ibyo dutunze byose ni iby'Uwiteka. Kuvuga ngo tanga kimwe mu 10, ahubwo wagakwiye gutanga 10 cyangwa 9 ku 10, ugasigarana rimwe ku 10, kuko n'ubundi nibyo ufite n'iby'Uwiteka. Ariko ikitubwira ko urukundo rw'Imana nta ruturimo, turwana nabyo. Ubu se ntange cyangwa ndorere, mfashe uriya wabaye cyangwa mureke, mwambike cyangwa mwihorere, nicyo kitwereka ko urukundo rw'Imana ntarwo muri twebwe. Ndagira ngo dusenge Imana ishyira urukundo muri twebwe. Yego rwarimo, yongera iminjiremo agafu. Sinzi Bibiliya iravuga ngo mwongere mwibuka urukundo rwanyu rwa mbere, mubahe ni mu byahishuwe 3 ni 2 ku gice cya 2. Mwibuka urukundo rwawe rwa mbere, wibuka aho wavuye ukaba, wongere ukunda Imana, wongere wegere Imana, wongere ukunde bagenzi bawe. Birambabaza kubona muzira ngo nitubana turyaryana. Urukundo rw'uburyarya, nabona ugiye nkakuvuga buriya kariya hakore akazarongorwa, hakawuriya mubona katarabaye icyacumi cy'itorero. Abakristo b'uyu munsi nukwirirwa baninura banengana. Birambabaza cyane. Abadukurikiye babimenye, ntabwo bikwiriye. Ahari urukundo ntabwo rwishimira ibibi ku bandi. Iyo mugenzi wababaye murababarana, iyo yishimye murishimana, iyo yagize agahinda nawe urakagira, iyo abakomye mu mashyi nawe ukayakoma. Ahari urukundo ntabwo rwifuza ikibi kuri bagenzi bawe. Ndagira ngo tugana ku musozo twongere twibutsa abadukurikiye, niba urukundo rwarashize muri wowe rukaba rutakikurangwamo, ongera winginga Imana. Agacupa kari vide hari amahirwe yuko kasubiramo amazi. Niba akagacupa ari empty, ari vide, kasubiramo iki? Birashoboka ko urukundo rwawe rwaramenetse, wenda hasigayemo igicagate. N'igicagate nacyo ni ikibazo, kuko rugomba kuzura rugasesekara. Urugero rutsindagiye rucugushije, urukundo rutsindagiye rucugushije, rusesekaye, rugere ku bandi. Kuko iyo rucagase ntirugera ku bandi. Urabona aya mazi acagase, niyo wahengeka ndiyameneka, niyo wagira gutya ndiyameneka. Ariko iyo yuzuye ukamena ahandi, arameneka n'abandi akabageraho. Urukundo rw'Imana iyo rucagase hano haba harimo imibare.
ndungukira he ndungukira he tuziranye he tuziranye he ndakuramo iki ndakuramo iki azanyibuka se reka muzira ngo ubugira ngo ko Imana ibaho umugisha muzira ngo niyongeyeho icyo kintu numva nibyo rwose bakundwa mu mwami mureke dukundane urukundo kandi rufite ibikorwa rufite imirimo rubigaragaza Imana ibaho umugisha Imana ikomeze kubagirira neza reka tubasengere natwe twisengera kugira ngo urukundo rw'Imana rukomeze rwuzure muri twebwe turagushimiye Uwiteka Mana yawe turagushimiye mwungeri mwiza Bibiliya iratubwira ngo tugire urukundo rwuzuye kuko nta wundi mwenda dufite umwenda dufitiye bagenzi bacu umwenda dufitiye abavandimwe umwenda dufitiye inshuti n'urukundo rw'Imana muri twe rugomba kugera kuri bo unyemerere wongere ubyutse urukundo rwari rwarazimye uzimye urukundo ubyutse urukundo rwari rwarasinziriye wongere uminjiremo agafu wongere mwami ubyutse rwari rwarakanye rwari rwarasinziriye ibikorwa byongere bigaragare by'urukundo abashakanye bakundane abana na nyina na se bakundane imiryango yongere ikundane inshuti zongere zihure abatatanye bongere bungu bumwe mu izina rya Kristo Yesu uwera wa Israheli turakwinginga ngo urukundo rwongere rugira imbaraga muri twebwe maze igihe uzaba ugarutse kujyana itorero uzasange twuzuye urukundo n'imitima itaducira urubanza urakoze ko mu rukundo nta bwoba urakoze ko mu rukundo nta gushidikanya urakoze ko mu rukundo harimo imbabazi no kubabarirana Bibiliya itubwira neza mu rwa mbere rwa Petero igice cyaho ni igice cyaho cya 4 n'umurongo waho wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi ahari urukundo rutwikira ibyaha ntabwo umuntu areba ibyaha gusa ahubwo areba urukundo ntabwo umuntu areba uburyo umuntu yamukoshereje n'uburyo yamuhemukiye ngo yibuke amakosa ahubwo yibuka urukundo turasaba ngo utwibagize umutima uzirikana amakosa ya bene wacu umutima uzirikana amakosa y'abaduhemukiye ahubwo twibuka urukundo n'ubusabane twagiranye maze mu gihe gikwiriye mwami tuzarushaho kunezeza imitima y'abavandimwe n'inshuti ndetse nabo tubana mu buryo bw'itorero urakoze gukomeza kubana natwe umugisha ube kuri buri muntu wese ukurikiye kandi umwuka w'Imana arushaho gukora ibimenyetso n'ibitangaza kubw'imbaraga z'urukundo mu izina rya Kristo Yesu amen amahoro abe muri mwe shalom